ku manywa y'ihangu ntacyo bikanga abo bantu bigabije imirima y'abaturage n'ishyamba rya leta usanga barimo kuyicukura bashakisha zahabu. Bamwe muri ba nyiri iyo mirima baravuga ko ubu bari mu gihombo kuko ntacyo bazasarura. Reba nk'ubwo ngubwo uraba ufitemo imyaka bagende bayihingagura bayiterere hejuru ibijumba ikibwinzara ntituzayikira. Ubwo rero nkatwe tudashoboye kujamo inzara igomba kutwica. Ubu nje mu gitondo rusanga barangije igisimu bakivuyemo bagiye. Bamwe mu bo twashoboye kuvugana nabo bacukura iyo zahabu mu buryo butemewe bavuga ko aho hantu hahoze hacukurwa mu myaka ishize kandi ko bafite isoko rishyushye bakora bagatahana amafaranga. Ikino gishanga hari umushoramari wari waraje imbere arahakoresha afite icyangombwa. Kirangiye icyo cyangombwa gishize arakomeza arakoresha. Akoresheje ubuyobozi buza kubimenya bamukuramo. Twari tumaze imyaka 2 tudakoramo ari ukujya kwiba. Mu masambu y'abaturage nta muntu ugura ni ibisambu twese turi ibisambu. Nanjye ntikuyemo ndetse. Araza niba ari ikipe muri abantu 30 mugakora wenda utuntu twa miliyoni 1 hari umuntu uvamo agahamagara ati ngwino ugura akagura akagenda. Hakatwishyura tukigabanira tukitahira. Munese tukubeshye. Nubwo mu myaka mike ishize hagiye hashyirwaho ingamba zo gukumira abaturage kwishora muri ubwo bucukuzi butemewe ndetse ibyo birombe bigafungwa ariko bugacya basubiyemo, abaturiye ahakorerwa ibyo bikorwa bavuga ko bijyana n'urugomo rukorerwa abahagenda ndetse n'abacukuramo. Bagasaba ikigo gishinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro RMB gutanga uburenganzira ku bahakorera ubucukuzi bwemewe n'amategeko. Twifuza nimba byanze honyine ko cahagarara burundu nangase bakaduha umushoramari bagakora bisanzwe. Icyagikemura ni kimwe, hari test zakozwe ntago turabona resultat ariko bakwiye kutubwira resultat batanga n'ibyangombwa bagacukura ku buryo bwemewe n'amategeko. Nicyo kintu cyonyine gishoboka byatanga umusaruro kuko ikira kibazo kiratubangamiye mu by'ukuri. Usanga kenshi twirirwayo, inzego dukorana nazo zirirwayo, abaturage bamwe bakajya mu bucukuzi bashobora kwasiga ubuzima, batangiye kwinjira none no kujya kwiba ibiti hirya no hino kugira ngo bifashishe mu mirimo bari gukora hariya. Ku ruhande rw'ikigo cya RMB kivuga ko mu cyiciro cy'ibanze cy'ubushakashatsi bwakozwe muri ibyo birombe bwerekanye ko hari uduce 4 turimo amabuye ya zahabu, hakaba hasigaye ibindi byiciro 2 bya nyuma bijyana n'ubwo bushakashatsi. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari bateganya ko ari bwo buzarangira hakaboneka n'abashoramari nk'uko bikomeza bisobanurwa na Jean Claude Ngaruye, umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro muri RMB. Ubushakashatsi buracyakomeza, buryo ubushakashatsi bukorwa mu byiciro. Ibyo byiciro twakoze ni ibyiciro by'ibanze, ubwo bushakashatsi buzakurikiraho nibwo uzatugaragariza aho dushobora kuzacukura kugira ngo tumenye neza ingano y'ayo mabuye yagaragaye aho ngaho. Turabona ibimenyetso by'uko iyo zahabu yabirimo. Kubona amafaranga biroroshye niyo umuturage yaba afite igarama imwe cyangwa se 2 aba afite agaciro kari hejuru cyane. Nge nabagira inama rwose yo kuba bihanganye ubushakashatsi bukagera aho bugera kugira ngo noneho tuhahe abashoramari bazaba akazi. Mu gihe abashoramari bazaba babonetse bacukura iyo zahabu iri mu birombe bya Musanze, byitezwe yuko bizashyira iherezo ku kibazo cy'ubucukuzi bwayo butemewe bukorwa na bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze ndetse n'abaturuka mu tundi turere nka Gicumbi, aho bikekwa ko hari n'abayobozi bagiye bakingira ikibaba abishora muri ubwo bucukuzi. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.